Sabato nziza. Amen. Sabato nziza nanone. Amen. Turishimye uyu umunsi w'urubyiruko. Mfite ibyishimo byinshi kandi nzi ko urubyiruko rwose wishimye uyu munsi wacu, umunsi w'urubyiruko. None nagira ngo mwese mbakire. Ni sabato nziza, ni sabato y'Imana. Kugira ngo mbere yuko dutangira nakire abashyitsi. Turaza kureba Imana yateguye cyangwa se yaduteganyije uyu munsi. Ndagira abemereye ko Bibiliya zanyu zibaherekeza mu nzu y'Imana, muramburane nanjye muri gitabo cya mbere cyo Bibiliya Itangiriro, igice cya 22 umurongo dusomye muri iki gitabo cy'Itangiriro tukareba Yosefu, tubona Yosefu yarabonetse nk'umuntu wabashije kugaragaza ubuzima n'imibereho ya Yesu Kristo.
ari mu bantu ba mbere bo mu isezerano rya kera babashije kugaragaza ubuzima n'imibereho ya Yesu Kristo. Kuva mu ivuka rye i Kanani kugeza ku rupfu rwe ari mu gihugu cya Egiputa, ibigaragaza Yesu Kristo ni byinshi. Kuva akunzwe na se, urukundo rwinshi cyane rwagaragajwe no kwambara ikoti cyangwa se ikanzu y'amabara menshi, kugeza ubwo yazwe n'abavandimwe be ndetse bakamujugunya mu cyobo. Kuva avanywe mu cyobo akagezwa mu nzu ya Potifari ndetse akaza kugeragezwa n'umugore we, ndetse muri ubu bushyuhe bw'ibigeragezo, hanyuma aza kugezwa mu nzu y'imbohe, hanyuma aza kuva muri iyo nzu y'imbohe arazamurwa ageza ibwami. Yesu Kristo aragaragara muri ibi byose. Ndetse njye nababwira yuko Yosefu yayobowe mu buzima yayobowe kugira ngo abashe guhishura imibereho cyangwa se ubuzima bwa Yesu Kristo. Yosefu yayobowe uburyo yayobowe kugira ngo abashe guhishura ubuzima n'imibereho y'uwari umubeshejeho. Niyo mpamvu mvuga nti niba bikaba uko biteye, umurozi nyawe muri iyi histoire ya Yosefu ntabwo ari Yosefu, ahubwo ni Yesu Kristo. Yesu Kristo niwe wahisemo Yosefu kugira ngo amunyuzemo indoto ze. Ndemera ndashidikanya yuko muri iyi minsi ya kera Yesu Kristo yari afite ubushobozi buhagije n'uburenganzira bwose kugira ngo abashe gutanga misiyo ye ayinyuze mu nzira zitwa indoto. Niko maze ahantu yashatse kuyinyuza ntabwo yarashatse kuyinyuza kuri BBC cyangwa se kuri ijwi ry'ibyiringiro cyangwa se kuri Hope Channel cyangwa se kuri 3ABN, ahubwo yahisemo Yosefu. Yosefu niwe muntu Yesu Kristo yahisemo kugira ngo abashe kumunyuzamo misiyo ye. Ndetse mbona yuko iyi misiyo ya Yosefu cyangwa se iyi nkuru ya Yosefu itagaragaza ko gusa misiyo ya Yesu Kristo y'ahazaza, ahubwo yashakaga kwerekana misiyo ya Yesu Kristo ko yamaze gusohozwa. Igihe Yosefu yarotaga n'ubuzima bwe ukuntu bwagenze, byari ibihamya cyangwa se ibishaka gushimangira yuko misiyo ya Yesu Kristo yamaze gusohoka. Nagira ngo mumenye yuko umwana w'intama yatambwe mbere yuko Yosefu arota. Niyo mpamvu igihe Yosefu yarotaga, misiyo ya Yesu Kristo yari yamaze gusohora. Izi ndoto rero ni izitwereka yuko misiyo ya Yesu Kristo yari yamaze gusohora. Niyo mpamvu ubona ko buri bigeragezo, buri ngorane, buri gucishwa bugufi, buri gusuzugurwa, byose byageraga kuri Yosefu byabaga ari ibintu biri muri plan ikomeye y'Imana. Plan ngiye mbona yuko yagaragazwaga n'iri kote ry'amabara menshi. Niyo mpamvu nemera yuko iyi kanzu y'amabara menshi Yosefu yambaraga ari Yesu Kristo ubwe wayiteganyije, arayidoda, arimo kugira ngo ajye ayambara. Mugomba kumenya yuko muri Yesu Kristo amabara atandukanye ashobora kubana. Muri Yesu Kristo amoko menshi ashobora gukundana. Muri Yesu Kristo abantu bava mu bihugu bitandukanye cyangwa se amahanga menshi ashobora gukundana kandi akabana. Kuko muri Yesu Kristo nta vangura ribamo, kuko ubuntu bwa Yesu Kristo burahamagara umuntu uwo ari we wese kandi ntibwirukane umuntu uwo ari we wese. Ariko iyi kanzu y'amabara menshi nubwo yari iri gusobanura ukuntu ibintu byinshi biza bigahurira hamwe, yabahaye isoko y'urwango muri uru rugo rwa kera. Kuko Yosefu kwambara ikoti cyangwa se ikanzu y'amabara menshi ntabwo byavuye kubaho gusa bitamugiriye ingaruka mbi. Uwari wagiriwe ubuntu na se yaje kugirirwa urwango rukabije n'abavandimwe bitewe n'iri koti. Uwari wahawe umugisha na se yaje kwangwa n'abavandimwe be, kandi yangwa n'abavandimwe be bitewe n'uko yari yahawe umugisha na se. Uwari umugira neza yaje kugirirwa inabi ikabije. Isomo riragaragara abagenzi, ujya wirinda iyo Imana ikugiriye neza, kuko ntabwo ari benshi binezeza. Iyo Imana iguhaye umugisha ntabwo ari abantu benshi binezeza. Niyo mpamvu ukwiye kwirinda iyo Imana ikugiriye
twitegereje muri ubuzima bwa Yosefu dusanga akenshi izi ngorane ze n'ibi bibazo yakundaga guhura nabyo kenshi byarazaga bitewe n'uyu mwambaro we. Uyu mwambaro iyo wabaga wambaye ahantu henshi y'abahereye yakundaga kugira ingorane. Murabona ko ikanzu yiherewe na se igihe yari akirimo niyo kanzu abavandimwe be bashyiriye se nk'igihamya y'uko Yosefu yapfuye. Umwambaro yiyambariraga ari kwa Potifari ameze neza niwo wakoreshejwe n'umugore wa Potifari amushinja, byose bitewe n'uyu mwambaro. Ubwa mbere azabanza yamburwe ikanzu ye maze ajugunywe mu cyobo, hanyuma ubugira kabiri nabwo yamburwe umwenda yiyambariye maze ajugunywe muri gereza bitewe n'uyu mwambaro we. Maze kumenya yuko iyo abantu bamaze guhabwa umugisha cyangwa se babashije guhabwa ibintu byiza cyangwa se pozisiyo nziza y'ibintu byiza bagomba gukora, akenshi bakunda guhura n'ingorane zivuye mu bantu kandi zikava mu bantu batari abakuru, abantu babegereye. Hanyuma abo bantu bazashaka kukwambura, ariko ibyo ngibyo ntacyo bitwaye. Abakozi b'Imana benshi bashobora gutanga ubuhamya yuko bagiye bahura n'ingorane nyinshi zivuye mu bantu kandi abantu babegereye bashaka kukwambura. Ariko ndashima Imana yuko Yosefu muri ibi byose ntabwo yigeze ateshuka, ahubwo yakomeje kumenya misiyo ye hano ku isi. Yosefu nubwo yambuwe yari yambaye ikintu, nubwo yambuwe imyenda ye ntabwo Yosefu yigeze yambara ubusa. Nubwo yambuwe ikanzu akambuwe n'ishati ye, Yosefu ntabwo yigeze yambara ubusa. Imbere ya ya kanzu nziza y'amabara menshi yari yahawe na se, imbere ya rya koti cyangwa se wa mwambaro yari yambaye mu nzu ya Potifari, Yosefu yari yambaye undi mwambaro. Ni umwambaro mwiza w'ubushishozi wadodanywe kwiyubaha ndetse utunganywa neza no kubaha Imana. Yosefu yari yambaye undi mwambaro. Mbese abakristo bavandimwe twambaye undi mwambaro. Yarambuwe ariko ntiyigeze yambara ubusa bitewe n'uko yari yambaye undi mwambaro. Yari yambaye umwambaro yari yahawe na Yesu Kristo. Niyo mpamvu Yosefu yagumye ashikamye akomeye nk'icyuma mu mutima we n'ukwizera mu Mana ye. Bibiliya itubwira yuko Yosefu yari umuntu mwiza, aho yagendaga hose yari umuntu mwiza. Njyewe navuga yuko yari umusore w'umujinya mwiza, aho yatambukaga hose niba ari hano Moreyali abantu babonaga ko ari umuntu w'umujinya mwiza. Bibiliya ivuga yuko yari umuntu mwiza. Ariko nagira ngo mbagurire bwoko bw'Imana, umwambaro mwiza w'icyubahiro cyangwa se kubahwa n'abantu cyangwa se kuba neza n'abantu ntabwo biduha garanti yuko tuzahagarara dushikamye ku munsi w'ibigeragezo. Dukeneye uwundi mwambaro uruta uyu nguyu ugaragarira abantu. Birashoboka ko abantu bashobora kutubona twambaye neza, abantu bashobora kudukunda nk'abakozi b'Imana, ariko ibyo ngibyo ntabwo biduha garanti yo guhagarara tudatsinzwe ku munsi w'ibigeragezo. Abantu b'Imana, ikoti ryiza na karavati ndetse n'ishati, iyo kanzu yawe n'ijipo nziza bishobora kuba ari iniforume yawe nk'umukozi w'Imana, ariko ntabwo ariyo ntwaro yacu. Tugomba kwambara uwundi mwambaro. Niyo mpamvu mu Baroma havuga ngo Pawulo yabwiye abantu mu Baroma igice cya 13 umurongo wa 14, mwambare umwami Yesu. Mwambare umwami Yesu kandi nimwe kurwara imibiri yanyu ibona uko ikora ibyo yifuza. Mwambare umwami Yesu, kuko dushobora kubareka n'abantu b'Imana cyangwa se abantu bubahwa neza aho tugenda, ariko imbere turi intama zazimiye. Ndetse byajya mu kurenga tukabibirura birya intama zazimiye. Niyo mpamvu Pawulo yavuze ati mwambare umwami Yesu. Basore hano i Moreyali, mwambare umwami Yesu. Aho mugenda hose abantu bajya babona ko muri abantu beza, ariko nanone mwambaye umwami Yesu imbere, kuko nitwambara umwami Yesu imbere nibwo tuzabasha guhagarara tudatsinzwe mu munsi w'ibigeragezo. Nagira ngo mumenye ko Imana ijya guha Yosefu
ari mu nzu y'imbohe. Ntabwo Imana yigeze ibwira Yosefu uko bizamugendekera ari kwa Potifari. Ntabwo Imana yigeze iha Yosefu indoto ari mu cyobo. Ariko ndagira ngo bamenyeshe yuko icyobo, umugore wa Potifari ndetse no kuba muri gereza byose byari ibigize indoto. Ariko Yosefu yarose ari ibwami. Ariko ntabwo yashoboraga kugera ibwami iyo gereza itabaho. Kandi ntabwo yashoboraga kugera muri gereza iyo adahura n'umugore wa Potifari. Kandi ntabwo yari kuzajya kugera kuri Potifari iyo ataza kuba hafi y'icyobo. Muri kubyumva ibyo ari kuvuga? Njye kubabwira iby'Imana itangaje cyane, ifite umugambi utangaje twebwe abantu tudashobora gusobanukirwa. Yosefu, iki cyobo, umugore wa Potifari, iyi gereza, ni ibintu byose byari biri hamwe, yagombaga kuba abifite nka kimwe kugira ngo bibashe kumugeza ibwami. Yari akeneye izo experience zose, iyo mibabaro yose, uko kurengwa kose kugira ngo abashe kugera ibwami. Ndagira ngo bamenyeshe yuko kwicisha bugufi ni intwari ikomeye y'umuntu uwo ari we wese ushaka kugera ibwami. Kenshi inzira igana ku gasongero inyura mu cyobo. Umusaraba ubanziriza ikamba. Niyo mpamvu iyo duhuye n'ingorane n'ibigeragezo, akenshi tujya tumenya yuko Imana ifite umugambi ukomeye imbere yacu. Kwicisha bugufi tugomba kubigira kugira ngo tubashe kugera ibwami. Ariko rero mumenye ko kwicisha bugufi kutashobora kubaho hatabayeho ingorane no kurengamo. Ariko nanone tukaba tutagera ibwami tudafite uko kwicisha bugufi. Niyo mpamvu gusuzugurwa, kugirirwa nabi, ibyo byose biri mu ndoto kugira ngo bibashe kutugeza ibwami. Iyi mibabaro n'ibi byose tubasha gukuramo turi muri iyi si, ibyo ni ibintu byoroshye cyane, ni bigomba kutugeza ibwami. Rimwe na rimwe mbere y'uko ushyirwa hejuru akenshi arigera guha akazi kagahise kumva utagakora. Ariko ujye umenya yuko Imana iri muri plani, irimo iragutegurira inzira. Niyo mpamvu nemera yuko ubuzima bwa Yosefu n'ingorane yahuye nazo, Yesu Kristo cyangwa se Imana yari iri gukorera muri we kandi ikorana nawe inyuma mu ibanga. Ikorana muri Yosefu, ikorana na Yosefu, ariko iri gukora ku bw'abantu bose mu ibanga. Nk'umukozi w'Imana ukorera mu ibanga, Imana yari yitonze iri inyuma y'ibintu batagaragara, iri kugenda ikontorora inzira zose za Yosefu. Niyo mpamvu Yosefu ahantu yabaga ari hose yabaga afite umugisha, kandi ahantu yabaga ari hose yabaga ari guha umugisha aho yabaga ari kumwe nabo. Kubera Yosefu urukundo rwa se rwaragaragaye mu gihe urwango rw'abavandimwe be rwahishuwe. Kubera Yosefu gukundwa na Potifari byaragaragaye mu gihe umugore wa Potifari irari rye ryabyutse. Kubera Yosefu umuhereza wa vino yibonye asubizwa icyubahiro mu gihe umuvuzi w'imitsima yabonye amanikwa. Kubera Yosefu iki gihugu cya Egiputa cyabaye igihugu cyuzuye mu gihe i Kanani cyabaye igihugu cyumye gikakaye kiri munsi. Murabona ko Yosefu ahantu yabaga ari hose yabaga afite umugisha, kandi abantu bose babaga bari kumwe nawe bamuboneragaho umugisha. Ndagira ngo mbabwire ngo ntabwo ari icyo ufite cyangwa se aho uri bigaragaza uburyo uhiriwe. Uwo ufite bakristo bavandimwe niwe ugaragaza uko uhiriwe. Mbese mwaba mumufite? Uwo ufite niwe ugaragaza uburyo uhiriwe. Kuba uri muri hari cyangwa se uri muri Canada, i Burayi, ntabwo ari byo bigaragaza uburyo uhiriwe. Kuba ufite ibintu utunze, ufite imodoka, ufite n'ibindi bintu byinshi mu nzu, ntabwo ari byo bigaragaza uburyo uhiriwe. Ahubwo uwo ufite niwe ugaragaza uburyo uhiriwe. Murabona inzu ya Potifari yahawe umugisha bitewe n'uko Yosefu yarayirimo. Inzu y'imbohe yahawe umugisha bitewe n'uko Yosefu yarayirimo. Igihugu cya Egiputa cyahawe umugisha bitewe n'uko Yosefu yarakirimo. Ushobora kuba uri ahantu udashaka, ushobora kuba ufite akazi udashaka, ariko niba ufite
we igaragaza uburyo uhiriwe, ahubwo uba ufite niwe ugaragaza uburyo uhiriwe. Nuko hano Yosefu muramubona ko yari uwa kabiri kuri Farawo, murabona ko nta wundi muntu wari umukuriye hano muri iki gihugu cya Egiputa, Farawo wenyine niwe wari uri hejuru. Bibiliya itubwira yuko ngo abavandimwe be baraje ngo arabamenya. Uriya ni Dawidi, uriya si Dawidi, uriya Isakari, uriya ni Isakari, uriya ni Yuda, Nafutali, uriya ni Nafutali. Nafutali yaramenye, Nafutali nta mpamvu yagira. Bibiliya itubwira yuko yarababonye arabamenya, ariko ngo ntabwo bigeze bagenza gute, ntabwo bigeze bamumenya. Yari mwene wabo, umuvandimwe wabo, ariko ntabwo bigeze bamumenya. Umwana w'igihugu ariko akaba umunyamahanga kuri we. Ndakeka wenda bitewe kuko yari azi kuba ahantu y'icyubahiro, afite icyubahiro gihereranyije abakozi benshi bamuzengurutse, ndetse no kuvuga mu kirimi cy'amahanga, ntabwo babashije kumumenya, ariko yari umuvandimwe wabo, ariko akaba umuvandimwe wabo ahantu batakeka. Akenshi birantangaza ukuntu Imana ishobora kubika imigisha yayo ahantu tudakeka. Imana ishobora guhisha reservoir y'amazi cyangwa se tangi y'amazi mu ibuye cyangwa mu rutare, kugira ngo ikubwire yuko nubwo uri ahantu humye cyangwa hakakaye ko ishobora kuhaguhera umugisha. Imana ishobora kukuvomera amazi aryoshye mu iriba ry'amazi asharira, kugira ngo ikubwire yuko nubwo uri mu buzima busharira ko Imana ishobora kuguhembura. Manu yera ishobora gutegurirwa mu gikoni cyo mu ijuru, maze ikaza ihabwa ubwoko bw'Imana. Indogobe ishobora kubumbura akanwa ikavuga ubutumwa. Umwana w'umukobwa ashobora gufasha umugaba w'ingabo kugira ngo akire imibembe, kandi umwana w'umukobwa ari umwana mutoya cyane w'umunyagano. Umukobwa ashobora kuba umwamikazi kandi bitewe n'uko gusa ari imfubyi. Ndi kubabwira iby'Imana, Imana ikomeye cyane ishobora guhisha imigisha yayo ahantu tudakeka. Abantu b'Imana bashobora kubohorwa n'umwanzi w'Imana witwa Kuro. Ingabo amagana zishobora gufatwa mbiri n'umukozi w'Imana witwa Elisha, kandi nta ntwaro n'imwe akoresheje. Eliya ashobora kugaburirwa inyama zera n'inyamaswa yitwa igikona itera. Ubutayu bushobora guhinduka resitora bitewe gusa n'udufi tubiri n'imigati itanu. Amafaranga ya tagisi ashobora kuboneka mu kanwa k'ivu. Sinzi niba muri kubyumva, ndi kubabwira iby'Imana ishobora guhisha imigisha yayo ahantu tudakeka. Niyo mpamvu bavandimwe, iby'Imana ni ibitangaza gusa. Mbega ukuntu Imana yacu itangaje! Kugira neza n'imbabazi zayo ni ibintu bitangaje cyane. Niyo mpamvu bavandimwe, bitewe n'uko Imana ishobora kubika ibintu byayo ahantu tudakeka cyangwa se tudatekereza, si ngombwa yuko usa nanjye kugira ngo witwe umuvandimwe wawe. Si ngombwa yuko ureshya nanjye cyangwa se wambara nanjye kugira ngo witwe umuvandimwe wawe. Si ngombwa yuko uvuga nkanjye kugira ngo witwe umuvandimwe wawe. Ushobora kuba uva mu Bushinwa cyangwa se uva mu Rwanda cyangwa se uva mu Burundi, ushobora kuba uva mu Buhindi, ushobora kuba uva muri Kongo cyangwa se uva muri Zimbabwe cyangwa muri Botswana, ushobora kuba uri mu Canada cyangwa se uva mu Bufaransa, ushobora kuba uva mu Bubiligi cyangwa se uva muri Amerika. Si ngombwa yuko usa nanjye cyangwa se ureshya nanjye cyangwa se uvuga nanjye kugira ngo witwe umuvandimwe wawe. Aho waba uva hose nta kibazo, kuko ni Imana yacu ishobora guhisha imigisha yayo no mu bantu tudakeka. Bitubwira yuko abavandimwe be ngo ntabwo bigeze bamumenya, ngo ariko we yarabamenye. Ndagira ngo bamenyeshe yuko Yosefu kutimenyesha abavandimwe be si uko yarabanze, ariko arabanza kumenya iki. Abavandimwe be bari baramugiriye ikibi harashize imyaka 20. Yosefu ntabwo yahise ashaka kubimenyesha ako kanya, ahubwo yabashije kutabibwira kugira ngo abashe asuzume imitima yabo, arebe
by'urwango cyangwa se by'inzangano n'ishyari bikiri muri bo. bari bamugiriye ikibi mu myaka 20 yashaka muri iyo myaka 20 imitima yabo n'imitimanama yabo yari yarasinziriye yinezererewe. imitima yabo itita ku kintu yari yarabakingiye ubushyuhe bw'icyaha bushobora kubatera kwihana, maze ubwo bushyuhe bwabageraho bituma batabasha kwihana, baguma kwirana. Murabona abavandimwe, icyaha ni ikintu kibi cyane. icyaha gishobora gutuma twirana. urabona abo ngabo bari baragiye umuvandimwe wabo imyaka 20 bari bariraye bumva ko ibintu byose byaranye. n'ubwo icyaha gishobora gutuma twumva turi muri sekirite, twumva mbese turi mu mahoro, gusa nta kintu na kimwe cyabaye. ariko iyo sekirite ntabwo ari sekirite ryayo, nayo mahoro ntabwo ari amahoro ryayo. niyo mpamvu Imana akenshi ibasha kugira ngo itugenza kugira ngo tubashe gukebuka. uku kwiyoberanya kwa Yosefu yari inzira yarabonye nziza yo kugira ngo abashe gutuma abavandimwe be bihana. icyaha ntabwo gitandukanye n'Imana gusa, ahubwo gituma dushobora no kutazajyanisha. muri Yesaya, Imana yabwiye Yesaya muri Yesaya 59:2, ntabwo ari uko ufite ukuboko kugufi ngo negukiza cyangwa se amatwi yanjye yazibye ngo nekumva, ahubwo ibyaha byanyu nibyo byabiteye. habonetsemo undi muntu wa gatatu hagati yanjye nawe, bityo bituma ntabasha kubahobera bitewe n'uko harimo undi muntu wa gatatu hagati yanjye nawe. kugira ngo bamenyeshe ko Yosefu ntabwo ari ko yari yanze guhobera abavandimwe be, ahubwo mugomba kumenya ko ubwiyunge iyo butari kumwe no kwihana akenshi ntacyo bugeraho. ubwiyunge butari kumwe no kwihana akenshi ntacyo bugeraho. hari igihe biba ngombwa yuko Imana itubwira nabi kugira ngo tubashe gusubira mu nzira zacu. reka mbabwire mbereke neza icyo gushaka kubasobanurira. dusubire muri icyo gice cya 42, dusome ku murongo wa 24. tangira 42 umurongo wa 24, kugira ngo mbereke ibyo ndi gushaka kuvana. umurongo wa 24 Bibiliya avuga ngo abatera umugongo, abasiga aho, ararira, abagarukaho, avugana nabo, abakuramo Simeyoni, amubohera mu maso yabo. ndagira ngo mutekereze iyi seri ukuntu yagenze. Yosefu ari hano mu cyumba, aragiye hano ararize ati niba rwose nabonye rwose n'abavandimwe banjye. ararize amaze kurira, arihanagura neza, aragarutse naho nta cyabaye. araza ageze hano ati mubahe Simeyoni. ndagira ngo mbabwire yuko igihe avugaga ati mubahe Simeyoni kwari ukwiyoberanya, kuko Yosefu nyawe yari hano ari kurira, ari kuboroga. ariko agarutse hano ati mubahe Simeyoni, ni ukuvuga ngo iyi ni ukwitwara cyangwa se imyifato ya Yosefu itari isanzwe. uku kubaha Simeyoni ntabwo kwari gusanzwe muri we, ariko Bibiliya itubwira yuko ngo ntabwo bigeze babona Yosefu ari kugenda ati ari kurira, ahubwo babonye Yosefu ari kuboha. niyo rero barabonye Yosefu ari kuboha, bashobora kuba baravuga ati uyu muguverineri ni icyo dukoreye, umuguverineri ni umuntu mubi, kuki arimo aramuha Simeyoni? Simeyoni yakoze iki? uyu muntu rwose ntabwo azi Imana, ni umuntu mubi, kuki ari kubaha Simeyoni? ariko ntabwo bigeze bamenya yuko mbere yo kuboha habanjeho kurira, mbere yo kuboha habanjeho gushengurwa. natwe akenshi tubona kuboha ku kuboko kw'Imana, nyamara ntitubone gushengurwa k'umutima wayo. Imana akenshi iri kudukebura, ntabwo ishobora kudukebura hatarimo kurira mu ijwi ryayo. ntabwo ishobora kudukubita akanyafu